ugaca muri kaburimbo rwose ukagenda utanasitara. Hari igihe kigera ukamanuka ugaca mu byondo, hari igihe kigera ugasimbuka umugezi ukaba wanagwamo. Ariko muri iyi si hose tugomba kuhaca, ariko igikuru ni ugutumbira mu ijuru, kuko iherezo ryacu ni mu ijuru. Imana ibwira Ezekiyeli iti yewe mwana w'umuntu we, sohoka nkwereke. Mujyana mu kibaya kirimo amagufa yumye. Iramubwira iti mwana w'umuntu we, ese aya magufa yumye yabasha kuba mazima? Ezekiyeli ati mwami wanjye ni wowe ubizi. Ikibabaje ni uko abakristo bo muri iyi minsi bashyira ubwenge bwabo imbere, bakabangamira umugambi w'Imana. Mwese mukurikiye Jabingeri TV, tubanje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mbanze mbibwira, nitwa Kayitare Donati, izina ry'ububyeyi ni Papa Mikali. Ndashaka ko twaganira ku ijambo ry'Imana rishatse kuvuga ngo inzira y'ubuzima cyangwa se urugendo rw'umukristo. Ubundi urugendo rw'umukristo ubugereranya no mu buzima busanzwe, nibwo ubasha kubisobanukirwa, ukabasha kubyumva neza. Haleluya. Iyo utabigereranije ukomeza kuba mu mwuka, ugasiga ibyo mu mubiri, kandi ibyo mu mubiri n'ibyo mu mwuka bibasha kuzuzanya. Soma ijambo rero ry'Imana twifashisha, dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ibice byaho 30, turahera n'umurongo waho wa mbere turakomeza. Umutwe w'amagambo uravuga ngo abaja babyarana na Yakobo. Rasheli abonye yuko atabyaranye na Yakobo, agirira mukuru we ishyari, abwira Yakobo ati nk'abana nutabampa simbaho. Rasheli yikongereza uburakari bwa Yakobo, aramubaza ati ndi mu cyimbo cy'Imana se, ko ariyo yakwimye imbuto iva mu nda yawe? Aramusubiza ati dore umuja wanjye Biruha, umugire inshoreke, kugira ngo ambyarire ku mavi yanjye, nanjye mbone urubyaro kuri we. Amushyingira Biruha umuja we. Yakobo amugira inshoreke. Biruha asama inda, abyarana na Yakobo umuhungu. Rasheli aravuga ati Imana inshiriye urubanza ndatsinda, kandi inyumviye impa umuhungu, nicyo cyatumye amwita Dani. Biruha umuja wa Rasheli asama indi nda, abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Rasheli aravuga ati nkiranije mwene data gukirana gukabije, ndamutsinda, amwita Nafutali. Leya abonye yuko yerekeye aho kubyara, yenda Zirupa umuja we, amushyingira Yakobo. No Zirupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu. Leya aravuga ati mbonye umugisha, amwita Gadi. Zirupa umuja wa Leya abyarana na Yakobo umuhungu wa kabiri. Leya aravuga ati ndahiriwe, kuko abakobwa bazanyita umunyehirwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro, nakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Nifuzaga ko tuganira aya magambo tukavuga ku nzira y'ubuzima cyangwa urugendo muri ubu buzima. Iyo usomye ijambo ry'Imana muri biriya bice bibanza, usanga Yakobo yaravukanaga na Esawu, bavukanaga mu ndimwe, bakavuka kwa Isaka, bakabyarwa na Rebeka.
rebeka ari we nyina ubabyara. Rero muri kiriya gihe rebeka yarasenze atwite, amaze gusenga ngo asanga mu nda ye havukamo ikibazo, abana bakajya bakiranira mu nda. Arasenga, Imana iramubwira ngo mu nda yawe harimo amahanga abiri, umuto naramukunze ariko umukuru naramwanga. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Kizaba cyo rero muragendana. Niyo mpamvu nagira ngo mbabwire ngo inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye, ariko iyo usenze Imana ikugirira neza. Yesu wacu nashimwe cyane. Haleluya. Mu kubyara kwa Rasheli, mu kubyara kwa Rebeka yabyaye abahungu babiri. Abyara Esawu. Esawu niwe wavutse ari imfura, avuka akurikiranye na Yakobo, ku buryo Yakobo yavutse afashe agatsitsino ka mukuru we. Noneho nkaho yavuze ati ntusiga turajyana. Yari amahanga abiri koko, bakomeje mu buto bwabo kujya bashyamirana nk'abana. Murabizi natwe tugira abana twarashyamiranaga, namwe muri kunyumva uyu mwanya muri abana, nta mukura adaciye muri ubwo buzima. Ariko igihe kiza kugera mu gukura kwabo, Esawu akura akunzwe na se. Noneho kuko Rebeka nawe akunda umuhungu we Yakobo kuko yamufasha guturimo. Murabyumva, yamufasha guturimo two mu rugo, bituma mukunda cyane. Noneho rero mu gukura kwa Esawu nawe ajya mu mwuga wo guhiga, akajya agenda agahiga, akica inyamaswa, akaza agatekera se inyama ziryoshye, ise bituma arushaho kumukunda. Yesu wacu nashimwe cyane. Igihe cyaje kugera rero tudatinze, dusanga ko ngo ari igihe kimwe Esawu yagiye guhiga, aza ashonje cyane, nta kintu yazanye. Aje ngo asanga murumuna we atetse ibishyimbo. Aramubwira ati wampaye ko ibyo bitukura byawe? Aramubwira ati oya, ati ntabyo naguha. Aramubwira ati rwose mbabarira, ndashonje meze nabi, akuye ibyo bitukura byawe. Aramubwira ati keretse nubanza ukampa ku butware bwawe. Aramubwira ngo none se umugabane w'ubutware umariye iki? Nta kintu umariye, kandi n'ubundi ko ngiye gupfa se ubundi ndaza aho maze nyihere ibyo kurya, ubundi ndushaka uwijyana. Muri kiriya gihe cya kera, cyo mu isezerano rya kera, bitandukanye n'ubu ngubu. Muri kiriya gihe wavugaga ijambo rikarema, ijambo ryose wavugaga wikinira byarabaga. Yesu wacu nashimwe. Haleluya. Ndagira ngo mbamenyeshe ko igihe cyageze rero, noneho biba ngombwa ko Isaka atanga iminani. Ashaka kugabira umwana we mukuru w'imfura, ashaka kumugabira ngo amuhe ubutware, ariko ntakamenye ko yari yarabuguhishije. Niho havuyemo kuvuga ngo Yakobo ngo ni umuriganya, ariko byari byaravuye ku Mana. Ngo ni umuriganya, ngo yariganije ngo ubutware, ngo umugabane wa mukuru we, naho byari byaravuye. Igihe kigeze rero nibwo byabaye ngombwa yuko amuha umugisha. Ntabwo tubitindaho cyane, ariko yagiye akora ibintu afatanije na nyina, akabaga ihene, agafata utwoya cyangwa se agahu agashyira ku maboko, kuko Esawu yari icyoya, undi afite umubiri worohereye. yarangije amutekera ibyo kurya byiza, inyama nziza z'umwana w'ihene zakaranzwe neza, amwambika imyenda ya mukuru we. Aho niho havuyemo kugira ngo amuheshe umugisha, kandi amuheshe umugisha azi ko ari umuhungu we mukuru Esawu. Esawu aje avuye guhiga, asanga umugisha yawutwaye. Amaze kubimenya, yenda yikubita imbere ya se, ntumugisha data, ntumugisha. Aravuga ati uvuye aha ninde? Ubwo ni Yakobo. Yakobo niryo zina nyine yawutwaye. Yakobo rero yaje kuva aho ngaho mu guhunga, ahunga mukuru we kugira ngo atamwica. Biba ngombwa ko ajya kwa Labani, kwa nyirarume. Niho yaje kugera, atangira kubaho mu buzima bumeze nk'ubupagasi, kandi yaravukiye ahantu hakomeye, yaravukiye ahantu heza, yaravukiye mu rugo rwiza, ariko atangira kubaho nk'umupagasi, atangira kubaho nk'umuntu ukwa mu guhingiriza cyangwa se mu gupagasa mu bundi buryo ashaka umugeni. Ngira ngo mbabwire, ugaca muri kaburimbo rwose ukagenda utanasitara. Hari igihe kigera ukamanuka ugaca mu byondo, hari igihe kigera ugasimbuka umugezi ukaba wanagwamo. Ariko muri iyi si hose tugomba kuhaca, ariko igikuru ni ugutumbira mu ijuru, kuko iherezo ryacu ni mu ijuru. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire rero, Yakobo ntabwo byamworoheye. Yafashe urugendo ajya kwa Labani,
amaze kujya kwa Labani yaje kugera ahantu arananirwa ashonje ibyo kurya byamushiranye, biba ngombwa yuko ngo arara ku musozi yisegura ibuye, ariho yaje kugira inzozi arota ngo urwego ruva mu ijuru ngo abamarayika barumanukiraho abandi baruzamukiraho, arangije aravuga ngo Mana, iki ni ikimenyetso cyerekana yuko uri kumwe nanjye, nugendana nanjye kazasohoza urugendo rwanjye, kazangarura amahoro, nanjye aha hantu nzahukubakira inzu. Imana yacu nishimwe cyane, haleluya. Ndagira ngo mbamenyeshe yuko mu nzira nubwo biba bitoroshye, ariko iyo wasenze, iyo wakiranutse, Imana ijya ibana nawe kandi Imana ijya ikugirira neza. Imana ishimwe cyane. Yamaze guhiga umuhigo, ahashinga ibuye, arishyiraho ikimenyetso, arakomeza aragenda ajya kwa Labani, aragenda baramwakira nk'umuntu wari ugiye kwa nyirarume, ariko igihe kigeze abenguka Rasheli. Amaze kubenguka Rasheli, biba ngombwa yuko amukorera. Baramubwira bati rero nta kindi twakora, wowe Rasheli uzamukorera imyaka 7, niyo mpano tuzaguha. Afata imyaka 7 ari gukora ashaka umugeni. Inzira y'ubuzima, bene data, inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye. Bene data, inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye. Reka nongere mbabwire ngo inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye. Hari igihe ukora ibintu uzi ko biri buguhire, nyuma bigahombera mu ntoki zawe kandi nta kutagize. Umwana akiga akarangiza azi ko agiye kujya mu kazi, bikarangira ukundi kuntu, akarwara cyangwa bikagenda ukundi kuntu. Ndagira ngo mbamenyeshe ngo inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye. Imana yacu nishimwe cyane. Arakora imyaka 7 ishize, abamuhaye Rasheli, bamuhereza Leya. Amaze kumuhereza Leya, uracya mu gitondo, abyutse mu gitondo, arebye asanga uwo bamuhaye si we yakoreye. Aravuga, ahita ajya kwa sebuka ati, ibintu mwankoze ni ibiki? N'uburakari bwinshi. Baramubwira bati, tuza umara iminsi 7, nyuma y'iminsi 7 turaguha uwo wakoreye, ariko uzongera udukorere indi myaka 7. Imana yacu nishimwe cyane. Hano muri iyi si cyangwa se muri iyi terimi y'abantu, hari imvugo tuziza ntitumenye n'ahantu zaturutse. Baravuze ngo gushyiramo imiyaga. Aho ngaho kwa Labani nabo twavuga ko bamushyiriyemo imiyaga, bakamubwira ngo mu minsi 7 baramushyingira Rasheli, ariko ngo azongera amukorere. We yamukoreye amufite. Urumva yakoze indi myaka 7, ariko abagore be bose abafite. Imana yacu nishimwe cyane. Leya aza abyara abana 4 yikurikiranya. Amaze kubyara abana 4 yikurikiranya, Rasheli we abura n'umwe. Amaze kubura n'umwe ararakara. Nibwo yavuye mu kazi cyangwa se kuragira intama nk'uko byari bisanzwe, kuko nawe wava ahantu baza mu rugo ugasanga byahindutse, ugasanga umugore yarakaye, ugasanga abana barakaye, kandi nta ruhare wabigizemo, kandi rwose nta n'umugambi ubifiteho, ugasanga ibintu byahindutse, ugasanga ishyamba si ryeru. nawe niko byamugendekeye. Akigera mu rugo asanga Rasheli hariya twasomye ibice 30, asanga Rasheli yahindutse. Aramubwira ati, umva noneho byahindutse, urampa abana, kandi nutampa abana ntabwo ndi bubeho. Aho yamubwira ati, nutampa abana ndiyama, nutampa abana sindi bubeho. Aramubwira ngo none se ndi mu cyimbo cy'Imana, ko Imana ariyo yakwimye urubyaro, ni jye wakwimye urubyaro. Nibwo yatangiye kuvuga ngo ngiye kumushyingira umuja. Nababwiye ngo inzira y'ubuzima muri gahunda ya Yakobo ntabwo yari afite gahunda yo kuzashaka abagore barenze umwe. Ni nayo mpamvu yagiye gukorera Rasheli, azi yuko bazamuha Rasheli, bamuha Leya, ashiduka afite Leya. Igihe kiragera nanone arongera akorera Rasheli, abagize 2. Noneho Rasheli atabyaye, abamushingiye umuja we Biruha, nawe abamubyayeho abagize 3. Urumva inzira y'ubuzima. Ejo rero ndagira ngo mbabwire ngo mutazajya mubona ikibazo cyabaye ku muntu mukagira ngo niko yabigizemo uruhare, mukagira ngo niko yabishatse, mukagira ngo niko yabipanze, mukagira ngo niko yabiteguye. Umuntu ava mu cyaro akajya muri Kigali agiye gushakisha akazi, anagafite, banamuhamagaye ngo akazi karahari, akanagenda anasezeye, yahagera agasanga bamubeshyaga akazi ntako, rimwe na rimwe bakamutoborera n'utwo yari afite, yasubira mu rugo bati byagenze gutya, ibintu bigahinduka, kandi nta ruhare yabigizemo. Ndagira ngo mbabwire bene data, bashiki banjye muri kunkurikira kuri Jabingeri TV, ndagira ngo mbabwire ngo
mumenye ko iyi inzira y'ubuzima itoroshye, ariko iyo uyikiranutsemo neza Imana ibana nawe. Imana yacu nishimwe cyane. Yakobo yavaga gupagasa cyangwa se yavaga mu kazi, yavaga gukora, yagera mu rugo agasanga byahindutse. Iyo ukomeje ugasoma kiriya gice, igihe cyarageze namaze kumushyingira umuja we Biruha, babyarana umwana wa mbere, babyarana uwa kabiri. Umugore mukuru nawe aravuga ati byakomeye, nanjye ngiye kumushyingira umuja wanjye, nanjye ndebe ko nakongera kubyara. Nawe mushyingira umuja we Zilpa, nawe mubyaraho abana bawe. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Inzira y'ubuzima. Murumva nubwo yanditse izina Yakobo akagereranywa n'ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli, ariko yaciye ahantu hakomeye, yaciye ahantu hagoye, yaciye ahantu haruje cyane, ashiduka afite abagore 4, kandi muri gahunda ye yari afite umwe, muri gahunda ye yari afite gahunda yo gushaka umwe. Ndagira ngo muri ubu buzima, muri iyi nzira tunyuramo, ntabwo muzaca muri paradizo, ntabwo muzaca muri kaburimbo, ntabwo muzaca ahantu heza, ntabwo muzahora mufite amafaranga, ntabwo muzahora murya ndetse rimwe na rimwe mukanabimena. Hari n'igihe kigera umuntu akanaburara, kandi icyo ntabwo gituma ava ku Mana. Yesu nashimwe cyane. Bitegura gusoza, igihe kimwe cyarageze ngo Rubeni ajya ku gasozi. Agiye ku gasozi mu mirima ngo ahasanga imbuto bita amadudayimu. Amadudayimu isomye mu ntangiriro za Bibiliya, Bibiliya itubwira ko ngo amadudayimu ngo ni uduti twari inzarati, ngo ni nk'inzarati. Noneho ngo azizanye aziha nyina. Rasheli arabibona, aramubwira ati bwira umwana wawe ame ku madudayimu yawe. Nyina aramubwira ati wantwaye umugabo, none ugiye no kuntwara ku madudayimu y'umwana wawe? Aramubwira ngo keretse nunyemerera akandarira uyu munsi. Urumva batangiye gufata Yakobo, basa nkaho bari kumusheta, bazanyemo n'iby'inzarati, baza ibyo ntabizi, we yiriwe mu mirimo, ibyo ntabizi, ariko atahiye he. Hageze Leya aramubwira ati uyu munsi umwana wanjye yazaniye amadudayimu, yahaye Rasheli, twakuguza uyu munsi urandarira byanga bikura. Nibwo yaje kumuragira, baza kumubyaraho umwana wundi. Ntabwo turi butindenda ku mazina, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ngo inzira y'ubuzima yoroshye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Inzira y'ubuzima ntabwo yoroshye, inzira y'ubuzima iraruhije, inzira y'ubuzima kandi tugomba kuyicamo. Navuze ngo hari ibintu ugereranya mu buryo bw'umwuka, ukabigereranya nko mu buryo bw'umubiri kugira ngo abantu babashe kubyumva. Iyo uri mu muhanda ahantu heza hazima hatuje, wumva nta kibazo ufite, ariko iyo ugeze ahamanuka, cyangwa ugenda ku maesikariye, cyangwa se usimbuka, cyangwa uca ku kiraro cyashaje, nibwo umenya yuko inzira y'ubuzima yose itaringaniye. Wenda ku bantu bagiye batwara ibinyabiziga babisobanukirwa cyane, n'amavitesi y'imodoka cyangwa na moto ntabwo ari amwe. Hari vitesi igenda ahantu haterera cyane, hari ahaterera gakeya, hari ahatambika, hari n'aho ugera rwose ukaba wakwigenderaho muri gatanu ukamera nk'umuntu wibereye muri paradizo. Niko rero no mu buzima, hari igihe tugera ahantu heza, hakaba n'igihe tugera ahantu hagoye, kandi hose tugomba kuhaca mpaka tugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Haleluya. Ndagira ngo rero ndagize nsoza, kandi mbashimira mwese mubashije gukurikirana ijambo ry'Imana kuri Jamingeri TV. Ngira ngo mbabwire ngo mwe gucirana imanza, gucira mugenzi wawe urubanza kubera ikigerageza arimo, wumve ko ari wowe wakikururiye. Nuba n'umugenzi wawe mu kibazo, uwo nawe umwishime hejuru, kandi uyu munsi niwe, ejo ni wowe. Uyu munsi ni njye, ejo ni wowe. Imana nibampera umugisha. Ndagira ngo soze dusenga Imana, ariko ngira ngo mbabwire ngo abari mu nzira hahanamye cyangwa hagoye cyane, mwihangane. Namwe abari mu nzira nziza, mwumve yuko ibintu bimeze neza, mwumve yuko mukora agashahara kakaza, mwumve yuko mujya gushakisha bigakunda, abajya gushakisha bikanga ntimubatere amabuye, ahubwo mumenye ko ejo ari mwebwe. Imana yacu nishimwe cyane. Reka mbashimire, nsenga Imana. Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, aya masaha ndagushimye. Uri Imana igira neza, uri Imana iturebera aho tutareba, uri Imana izi byose, uri Imana ishobora byose. Haleluya. Twumvise urugendo rwa Yakobo, kandi ni sokuruza wacu, natwe turashaka kuzagira ikirenge muke nubwo biba bitoroshye. Pawulo yaravuze ngo ngambirira gukora neza, ibibi bikananga imbere,
ariko turasenze kugira ngo ujye ubana natwe, ujye udufasha, ujye utugirira neza, ujye udushoboza. Haleluya. Gira neza abantu mwami bagowe, abantu baruhijwe n'ibigeragezo, abantu bameze mwami nk'abari mu nzira igoye cyane, ubasindagize. Ari igihe kigera umuntu akicumba inkoni, ari igihe kigera umuntu akicara akaruhuka, ariko ndasenze kugira ngo ujye ubana natwe kandi uturindwe kunanirwa mu nzira. Icyubahiro n'ikibi cyawe mbisenze nizeye kandi niringiye izina rya Yesu, amen. Yesu yanesheje amakuba n'ibyago by'umukiranutsi n'ibyinshi, ariko Imana ibimukiza byose. Ubwo Satani yahagurutse hamwe n'abadayimoni be, Yesu uzamunesha. Yewe mukristo, yewe mwene data wicogora, waragambiriye ntukagamburure mu makuba. Hagarara mu nzira yo kunesha, pfukama mu cyumba cyawe wihererane na Yesu, hamagara Yesu, tegereza Yesu, wirambirwa, utabaze azagutabara. Witinishwa n'ibigeragezo, menya ko Yesu yanesheje amakuba n'ibyago by'umukiranutsi n'ibyinshi, ariko Imana ibimukiza byose. Ubwo Satani yahagurutse hamwe n'abadayimoni be, izina rya Yesu uzamunesha. Yesu yanesheje amakuba n'ibyago by'umukiranutsi n'ibyinshi, ariko Imana ibimukiza byose. Ubwo Satani yahagurutse hamwe n'abadayimoni be,
rya Yesu uzamunesha